icyambere y'Imana ishaka gutuma twabibonye muri Matayo 7:8 ngo nimugende. Ntago bisaba yuko ufite amateoloji menshi cyangwa uzuri intyoza, mugende mubwira abantu ku bwami bw'Imana buri hafi. Asifiwe Yesu. Muzura abapfuye, mwirukana abadayimoni, musengera abantu, mufasha abantu. Amen. Kandi muherewe ubuntu, namwe mutangira ubundi. Imana irashaka kuzuza umwuka wera. Imana irashaka guha imbaraga z'indengakamere, irashaka guha impano zikiza abarwayi, irashaka guha ijwi risumbi ry'abandi, irashaka guha ubutunzi. Hagayi 2:8 haravuga ngo ifeza n'izahabu ibyo nabyo ni ibyanje, njye Uwiteka ninjye ubivuga. Yes, kubata umurimo w'Imana twarabasengeye bakabona akazi, bahise babirukana ntago Imana ikina. Kuwa gatatu kurikiyo baraje bestara ibyuma. Korari ndababwa ni mushireho korari yose zige ziza baba 3 cyangwa 4 baze baririmbe. Korari zitangira kuza, ariko abantu baba bakeye. Njya mu rusengero mfata mikoro mvuza induru, ndavuga nta bantu nibaza, ndababwira ko Yesu yararunkubitiyemo yababuze. Vuza induru mu rusengero ndakomera, ndasenga vuza induru ndakomera, abantu banga kuza. Kundi wa gatatu kuri cyo mu kindi cyumweru haba hapfuye umuntu, baraza barakubita bamuherekeje buzura urusengero. Ngarutse mu rusengero, ni wewe nimukunda abapfu, nimukunda Yesu, ni hapfe nundi. Ahita apfa diregite, ntugire ngo byari byoroshye. Kundi mu kindi cyumweru cyakurikiye baraza buzura urusengero, baje gushingura. Njewe mu materaniro mbura abantu, ni kuki mukunda abapfuwe, ni hapfundi. Nabwo baragiye. Ku cyumweru cya gatatu cyakurikiyeho abantu baraje buzura urusengero, bahagarana mu madirisha, tahagabo kica abantu, reka tugende tutazagwa mu rugo. Ntago nkubwiye ngo uzabikore, nari nkiri umwana. Asifiwe Yesu. Haleluya. Baraje ndababwira nti dufite imbaraga, nuramuka upfushije umuntu mu rugo ntuzamworose, jya umurambikaho ibiganza umusengere, nibikunanira umpamagare cyangwa umuzane. Dufite ububasha kwa Yesu, dufite ubutwari. Ngo nimugende mu mahanga yose, muzura abapfuye, mwirukana abadayimoni, za nyabingi n'ibitega n'amahembe, mubohora abantu banje barushye bari hirya no hino ku isi. Mugende muririmbe, imitima inaniwe iruhuke. Imana irashaka gutuma. Ese mbariza umuntu mwicaranye ngo urashaka ko Imana igutuma mu ruhe rwego? Urwo gufasha, urwo kujyishyikira korari, ibyuma byose bakeneye kuguruka bigura, imodoka zikeneye kubajyana zose akaba ari wowe uzishyura. Batire bajya gukodesha ubutagisi hariya, ukavuga ati korari nyiguriye imodoka 10 zajya zitwara. Urashaka gushyigikira umurimo w'Imana ku ruhe rwego? Ni hehe Imana ushaka ko yagukoresha? Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Urashaka kuzura umwuka wera mwinshi, ugasengera abapfuye bakazuka. Ni hehe ushaka Imana yagukoresha? Asifiwe Yesu. Kandi nagira ngo mbabwire ngo umupasiteri umaze imyaka 30 akijijwe n'umuntu wakijwe none mu gitondo, Imana ibuzuza imbaraga kimwe, ikabaha amavuta kimwe, mwese mwakwirukana abadayimoni. Mu gitondo kimwe urusengero rwatangiye kuza bagarana mu madirishya, bagahita baza tejo ntago uzayora utazaritwara buretse hajye hundi. Nta kibazo nk'iyicarira. Umusiramukazi wari utuye munsi y'urusengero apfusha umwana ari 8:30 z'amanywa. Aravuga ati nibutse ryajwi rya kaga pasiteri gahora kavuga ruguririya, reka nzamuke njyana uyu mwana wapfuye. Amukubita umugongo azarira, yinjira mu rusengero. Bamubonye ati niki tumwana wanjye yapfuye, hari umugabo uhora uduhamagara hano avuga ngo nituzane n'abapfu abazuri. Nari niyicariye atari nge wayoboye, wari witwa Byakunda wari uyoboye, anjugunyira mikrofone atakira hura n'urwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 6. Yesaya ibice 6 turasoma n'umurongo wa 8. Aravuze ngo numva ijwi ry'Umwami Imana riti ndatumane ninde watugendera, maze ndavuga nti ninjye bari njye utuma. Yesaya 666 mu isezerano rya kera ibice 3 n'umurongo wa 8 twamagambo aravuga ngo Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma. Ku murongo wa 8 ngo numva ijwi ry'Umwami Imana riti ndatuma nde ninde watugendera,
maze ndavuga nti ni njye bari njye utuma. Reka twongereho mu butumwa bwiza ubwanditswe na Matayo ibice 10 murongo wa 7 n'uwa 8, hanyuma dusenga Imana twumva abaririmbyi kugira ngo tutabatwara uyu mwanya mwiza wo kuririmba nawo bukenewe. Ubutumwa bwiza ubwanditswe na Matayo ibice bya 10 murongo wa 7 haravuze ngo nimugende mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Amen. Twakire neza ijambo ry'Imana. Kubaje nyuma nitwa Pasteur Jean de Dieu Singirankabo, dukora umurimo w'Imana hariya ku itorero rya Kabeza. Dushimye Imana yaturarikiye kuba muri iki gitaramo cy'umugisha, kandi dushimiye abayobozi batugiriye icyizere bakaduha amahirwe yo kuba hano hantu. Imana ibaha umugisha. Dushimiye n'abaririmbyi baturutse Kicukiro nabo ko baduhaye uyu mwanya, ubundi wa ruwanyu ariko nyine murawuduhaye. Imana ibaha umugisha. Rero reka twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo, hanyuma dusenga Imana. Tugeze kuri uyu mugoroba, numvishije ahantu nsomye hageze kuri 2, twafata icyifuzo kimwe Imana ifite tukagisubiza hanyuma tugataha. Yesu ashimwe. Ushobora kwibaza ngo mbese Imana igira ibyifuzo? Imana imaze igihe isubiza ibyifuzo byawe byinshi, yewe hari n'ibindi wazanye. Ni ukuri ntabyo ndi busengere, ndashaka ko dufatanya tugasubiza icyifuzo Imana ifite imaranye imyaka 2725. Uyu mugabo dusomye witwa Yesaya yabayeho mu myaka 700 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Aramuhanura ariko aza gupfa atabonye Yesu. Yerekwa rero ubu butumwa bw'icyifuzo Imana yari ifite, ibaza ngo ninde natuma, ninde watugendera. N'uyu munsi haciye imyaka 2725, Imana iracyabaza ngo ndatuma nde, ninde watugendera. Haleluya. Hanyuma rero Imana irashaka gutuma. Yesaya mu gice cya mbere ahanura, wakwibaza ngo none se ngewe ntago Imana irimo irantuma, ntago mbizi uburyo irimo iragutuma, ariko Imana irashaka gutuma ku rundi rwego cyangwa se ku yindi dimension. Uyu muhanuzi witwa Yesaya ari mu bahanuzi bakuru. Mu gice cya mbere yahanuye ahana abayuda ubugome, ababwira ubugome bafite, ababwira uburyo bagomeye Imana, arahanura bahana, abasaba ko bareka ubugome bakagarukira Imana. Ageze mu gice cya 2 ahanurira inzu ya Yakobo iby'amahoro. Bundi umuhanuzi yahawe guhanura ibyago cyangwa se ibintu biteye ubwoba, byanga byakunda haba hari n'insinzi y'icyo Imana ishaka kuri abo bantu, yaba igihugu cyangwa itorero. Hari icyo Imana ibasaba ko bakora, kuko Imana ni inyamahoro kandi ni inyembabazi. Ageze mu gice cya 3 hanyuma ahanura amakuba azanwa n'abakobwa b'i Yerusalemu. Abakobwa b'i Yerusalemu bari bafite imico yo kwambara ubusa, bakumva ko nta kintu bibatwaye, bakagenda berekana amatako, bambaye utwenda tubegereye ukuntu, mbese bumva nta kintu bibabwiye, ariko bikagenda bicumuza benshi, bituma atangira kubahanurira, abahana, ababwira uburyo bakwiye kwitwara. Ageze mu gice cya 5 hanyuma Imana isezeranya gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Nubwo Imana irimo icyaha mu gice cya 3, abakobwa bambaraga ubusa, ariko ageze mu gice cya 4 abereka ibyiza Imana izabagirira nibareka ubwibone, bakareka kwambara ubusa, bakareka gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ageze mu gice cya 5 atangira kongera gushinja abayuda ubuhemu no kwibagirwa ineza n'imbabazi Imana yabagiriye. Hanyuma ageze mu gice cya 6 rero Bibiliya iratubwiye ngo Imana yiyereka Yesaya. Wakwibaza uyu mugabo wahanuraga ubugome, agahanura ibintu abantu barimo bavuga, ese ntabwo yari azi Imana? Yari atarayibona kandi arimo avugira Imana? Birashoboka yuko ushobora kumara imyaka 30 muri korari uvuga Yesu utari wabona. Birashoboka yuko wabwiriza imyaka 20 ukavuga Yesu utari wabona. Mpamvu abantu benshi usanga binabagora ni uko ukorera ubwami utazi cyangwa ugakorera umwami utazi. Muri uyu mugoroba icyampa Imana ikakwihishurira
Kristo akakwiyereka, akakwereka imbabazi ze, akakwereka ubuntu bwe, ukamubona ugafunguka amaso. Murimbyi twarimo yavuze ngo iyo ndebesheje ukwizera mbona ubutunzi bwinshi bufitwe na Data uhoraho. Haleluya. Undi aravuga ngo nkunda kumva amakuru ari mu murwa ahantu hatagera ibyago. Yesu ashimwe cyane. Yesaya rero ageze muri kino gice biravuga ngo uzi arapfa. Uzi amaze gupfa, umwami Uziya amaze gupfa, ngo Yesaya abona umwami Imana. Ngo yari ibonye Imana yicaye mu rusengero, abona abakerubi, abona ibizima, ngo akingutse amaso Yesaya ahita yisobanukirwa. Nubwo yahanuriraga abandi, nubwo yabwiraga abandi, aravuga ngo mbonye ishyano we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi nkaba mbonye ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu abonye ubwiza bw'Imana, haleluya, yibonaho ububi bwe, agahindukira agakorera Imana ku yindi dimension. Aravuga ngo mbonye ishyano kuko ndi umunyaminwa yanduye, mbonye ishyano kuko ndi umunyaminwa yanduye. Ngo avuga ayo magambo arataka, avuza induru, ngo ariko mu ijuru bohereza marayika akura ikara ku rugarama, arimukoza ku munwa, aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Bwira abantu nka babiri ngo Imana ikubabarira ibyaha byawe muri uyu mugoroba. Imana ifite imbaraga zo kweza umuntu, ikamutunganya, ikamuvanaho ibyaha bye, ikamubabarira. Kandi ubyizeye muri uyu mugoroba, utahane imbabazi z'Imana, utahane kwera kw'Imana, utahane gukiranirwa kw'Imana. Ubyizere bikubera uko wizeye. Nutanabyizera usohokana ibyaha byawe muri uriya muryango, ugenda ubyiyorose, nta kundi twakugenza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Yesaya agira ikibazo gikomeye. Amaze kubabarirwa ibyaha, Bibiliya ntayitwereka yatuye, ntayitwereka avuza ubugome ubwo ari bwo, ariko kuko yimenye ndetse akavuza induru, Imana imuvanaho gukiranirwa. Akomeza kumva inama ivuga ngo ndatuma nde, ninde nakohereza, ninde nakohereza, ninde natuma, ninde nasukira umwuka wera, ninde naha ubutunzi, ninde witeguye ngo mwohereze kugira ngo ajye kuruhura abantu banje. Hari abantu barushye, hari abantu barwaye, hari abantu bafite ibibazo, hari abantu bananiwe. Ninde natuma, ninde watugendera? Asifiwe Bwana Yesu. Imana irabaza ngo ninde natuma, ninde nakohereza. Ngo Yesaya abitekerezaho, aravuga ngo ndi hano mwami, ndi hano ntuma. Katurebe ibintu bitatu biranga umuntu utumwa n'Imana. Asifiwe Yesu. Cyambere y'Imana ishaka gutuma twabibonye muri Matayo 7:8 ngo ni mugende. Ntago bisaba yuko ufite amateoloji menshi cyangwa uzuri intyoza, mugende mubwira abantu ku bwami bw'Imana buri hafi. Asifiwe Yesu. Muzura abapfuye, mwirukana abadayimoni, musengera abantu, mufasha abantu. Amen. Kandi muherewe ubuntu, namwe mutangira ubundi. Imana irashaka kuzuza umwuka wera. Imana irashaka guha imbaraga z'indengakamere, irashaka guha impano zikiza abarwayi, irashaka guha ijwi risumbi ry'abandi, irashaka guha ubutunzi. Hagayi 2:8 haravuga ngo ifeza n'izahabu ibyo nabyo ni ibyanje, njye Uwiteka ni njye ubivuga. Yesu ashimwe. Pawulo yabibonye neza muri Timoteyo wa mbere ibice 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ifite icyifuzo cyuko miliyari 9 zituye isi zakizwa zikamenya ukuri. Irashaka umuntu w'umwizerwa, yaha ubutunzi, yaha ifeza, yakuzuza umwuka wera, yakuzuza impano z'uburyo bwinshi, ikamwohereza hanyuma akajya kubwiriza ubutumwa bwiza, akajya gufasha abantu bababaye. Imana irashaka gutuma. Ese mbariza umuntu mwicaranye ngo urashaka Imana igutuma mu ruhe rwego? Urwo gufasha, urwo kujyishyikira korari, ibyuma byose bakeneye kuguruka bigura, imodoka zikeneye kubajyana zose akaba ari wowe uzishyura. Batire bajya gukodesha ubutagisi hariya, ukavuga ati korari nyiguriye imodoka 10 zajya zitwara. Urashaka gushyigikira umurimo w'Imana ku ruhe rwego? Ni hehe Imana ushaka ko yagukoresha? Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Urashaka kuzura umwuka wera mwinshi, ugasengera abapfuye bakazuka. Ni hehe ushaka Imana yagukoresha? Asifiwe Yesu.
kandi nagira ngo mbabwire ngo umupasiteri umaze imyaka 30 akijijwe n'umuntu wakijwe none mu gitondo, Imana ibuzuza imbaraga kimwe, ikabaha amavuta kimwe, mwese mwakwirukana abadayimoni. Izo mbaraga ziri muri mwebwe. Mu Nyakabanda ntangira icyumba cy'amasengesho Kimisagara, niho hambere natangiye kuyora amateraniro. Hanyuma basengaga kuwa gatanu harimo abakecuru n'abasaza bagahonda ingoma, bambwe ngo ninze kuyora amasengesho mbasaba ko tubishyira kuwa gatatu. Bati kuwa gatatu Nyarugenge irasenga nta muntu waza. Ntihoya ni paruwasi yacu yose isenga kuwa gatanu, hano ni ku cyicaro, mureke dushyire kuwa gatatu, ibyo mu Gakinjiro ntibindeba, amavuta niyo azatuma ibintu bigenda neza. Asifiwe Yesu. Kandi nari ngikizwa nyine, nagira ngo mbabwire ngo amavuta y'imyaka 40 nayo mu gitondo, nukijwe mu gitondo, Imana iguha imbaraga zabasha gukora ibyishaka, kuko sitwe tubikora, ni Imana ibikora muri twebwe. Haleluya. Ngeze mu rusengero rero kuwa gatatu barabinyemereye, bampaye kuwa gatatu mpageze, nari nkiri mutoya n'impano nyinshi mpuzagurika, ndababwira ni se ko abantu bataza gusenga, ese ko nta byuma, ese ko nta makorari, ngo amakorari ngo abacutekinisiye bose bafite akazi, ngo amakorari bamenyere guhonda ingoma, nta muntu uza wakwestara ibyuma. Ni mu izina rya Yesu abatekinisiye bose ndabirukanye ku kazi aho bakora. Kubata umurimo w'Imana twarabasengeye bakabona akazi, bahise babirukana, ntago Imana ikina. Kuwa gatatu kurikiyo baraje bestara ibyuma. Korari ndababwira ni mushireho korari yose zige ziza baba 3 cyangwa 4 baze baririmbe. Korari zitangira kuza, ariko abantu baba bakeye. Njya mu rusengero mfata mikoro mvuza induru, ndavuga nta bantu nibaza, ndababwira ko Yesu yararunkubitiyemo yababuze. Vuza induru mu rusengero ndakomera, ndasenga vuza induru ndakomera, abantu banga kuza. Kundi wa gatatu kuri cyo mu kindi cyumweru haba hapfuye umuntu, baraza barakubita bamuherekeje buzura urusengero. Ngarutse mu rusengero, ni wewe nimukunda abapfu, nimukunda Yesu, ni hapfe nundi. Ahita apfa diregite, ntugire ngo byari byoroshye. Kundi mu kindi cyumweru cyakurikiye baraza buzura urusengero, baje gushyingura. Njewe mu materaniro mbura abantu, ni kuki mukunda abapfuwe, ni hapfundi. Nabwo baragiye. Ku cyumweru cya gatatu cyakurikiyeho abantu baraje buzura urusengero, bahagarana mu madirisha, tahagabo kica abantu, reka tugende tutazagwa mu rugo. Ntago nkubwiye ngo uzabikore, nari nkiri umwana. Asifiwe Yesu. Haleluya. Baraje ndababwira nti dufite imbaraga, nuramuka upfushije umuntu mu rugo ntuzamworose, jya umurambikaho ibiganza umusengere, nibikunanira umpamagare cyangwa umuzane. Dufite ububasha kwa Yesu, dufite ubutwari. Ngo nimugende mu mahanga yose, muzura bapfuye, mwirukana abadayimoni, za nyabingi n'ibitega n'amahembe, mubohora abantu banje barushye bari hirya no hino ku isi. Mugende muririmbe, imitima inaniwe iruhuke. Abantu sha barumva, ariko dufite abapeni babimazemo imyaka bapinga. Mu gitondo kimwe urusengero rwatangiye kuza bagarana mu madirisha, bagahita baza tejo ntago uzayora utazaritwara buretse hajye hundi. Nta kibazo nk'iyicarira. Umusiramukazi wari utuye munsi y'urusengero apfusha umwana ari 8:30 z'amanywa. Aravuga ati nibutse ryajwi rya kaga pasiteri gahora kavuga ruguririya, reka nzamuke njyana uyu mwana wapfuye. Amukubita umugongo azarira, yinjira mu rusengero. Bamubonye ati niki tumwana wanjye yapfuye, hari umugabo uhora uduhamagara hano avuga ngo nituzane n'abapfu abazuri. Nari niyicariye atari nge wayoboye, wari witwa Byakunda wari uyoboye, anjugunyira mikrofone atacira, hura n'urwawe. Ndebye umwana mbona shwi, ndamucurika ngira ngo wenda ari muzima arakanguka biranga, ndamukanda ni wenda arakanguka, reka data mpagurutse iteraniro, dusenga ya Eliya, dusenga y'umunwa ku munwa, dusenga yo Imana yaremye ijuru, duhamagariye yaremye Abrahamu na Isaka na Yakobo, duhamagariye Dawidi, shwi biranga. Teraniro ndarisengesha hari 8:00, 9:00 yikubitamo. Imana tugeze mu isaha y'ibitangaza, ntiyeka bimenyekane ko ari wowe Mana mu Nyakabanda, shwi yanga kwitaba. Amaso ndayakanura, amaso nayo umutwe mvamo, ndavuga ngo Mana nuntabari rya none,
ukigaragaza kuri uyu mwana, nzagukorera ubuzima bwanjye bwose. Ngiye kubona mbona umwana amaso ngo pa, arakanuye, ararize, araboroze. Namuhereje nyina, nsohoka mu rusengero ndiruka njya kuryama ndikingirana. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Bwira umuntu mwicanye ngo mu biganza byawe harimo imiti ikiza. Nawe umuntu aragupfiraho mu rugo ugahamagara abantu, injangwe yatera ugahamagara, kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubusho, iyo twizeye twese, iyo. Haleluya. Ku musaraba, iriba ryiza twahanywereye, ninde natuma, ninde watugendera? Ndashaka kuvuga ku ijambo fati tugasenga Imana. Ijambo fati iyo ugiye kurisobanura mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, ni umugabo munini kohereza. Ijambo rya mbere yitwa fati, hari inyuguti yitwa fa. Haleluya. Iri jambo fa naryise faithfulness, kuba umwizerwa mu maso y'Imana. Abanyarwanda dufite amahirwe 99% yo kumva Imana ivuga, ariko 0.0 n'amatwi 0% ntago twumva ngo dushyire mu bikorwa iby'Imana ivuganye natwe. N'ibibazo dufite hagati muri twebwe ni ukutumvira Imana. Irakubwira ngo hereza Korode ikiro cy'umuceri, uheje Raridina inusu y'igitoki ajye kurya, ngo mu izina rya Yesu nguriya ni umukire, ngo arakarakarakara. Ubwo se ngo ibyo byashoboka bite? Nyamara yabibonye ko agiye kuburara. Ikakubwira ngo muhekara agakweta ajye yambara, ngo mu izina rya Yesu, weje yaje yambaye superi ya 800, nyamara ni umuntu wayimuhaye. Kutumvira kandi nawe kugafungira umugisha. Kugira ngo Imana ikugirire icyizere ni ukuhinduka umwizerwa, faithfulness. Amen. Ukaba umwizerwa, korari mukaba bizerwa, mugakora icyo Imana igize gute ivuze. Haleluya. Kumva turumva barahanura, n'ubu ndimo ndahanura, ariko igikomeye ni ugushyira mu bikorwa iby'Imana yavuganye nawe. Asifiwe Yesu. Haleluya, haleluya. Imana iraza ngo pasiteri wawe dore amaze iminsi aza ku rusengero yambaye inkweto imwe n'ikote rimwe, genda ujye mu isoko umuzanira izindi, ngo mu izina rya Yesu barahembwa. Ubwo ukabufunza amarembo y'umugisha ku buzima bwawe. Kuba umwizerwa mu maso y'Imana ni ukumvira no ku gatoya na kanini. Yakubwira ngo tera intambwe ukayitera, yavuga ngo hagarara ugahagarara. Amen. Murashaka Imana ibuzuriza imbaraga, ikabaha ibifaranga byinshi, mubabizerwa. Jambo rya kabiri, asifiwe Yesu, ni inyuguti yitwa A, nayise available, kuba uri umuntu witeguye. Yesu ashimwe. Witwa nta mpamvu, yavuga ngo jya hano ukahajya, ukabura available witeguye, nta bindi biguteze, washyira imbere y'umurimo Imana ishaka gukoresha. Niba ishaka kohereza mu Bushinwa ukajyayo, niba ari muri Sudani ukajyayo, pana bya bindi ngo menitasi, la frasheri ku Muhima, kororokini, Imana iravuze ngo ugiye muri Amerika. Ese mwese muzajya muri Amerika? Ntago mbabujije muzajyayo, ni byiza, ariko no muri Sudani hari abantu bakeneye ubutumwa bwiza. Kuba witeguye aho Imana yagutuma hose ukaba wagenda. Amen. Haleluya, haleluya. Kuba umwizerwa, kuba witeguye. Ijambo rya gatatu ni inyuguti ya ta, teachable. Kuba uri umuntu wemera kwigishwa, ukemera kwigishwa n'Imana kugira ngo igutume. Haleluya. Kwemera kwigishwa n'Imana kugira ngo igutume, kubera ko Imana ihamagara abaswa ariko ntabwo ikoresha abaswa. Dore ibibazo nahuye nabyo. Ndimo nandika igitabo nise Self Discovery and Fight for Inheritance. Kuvumbura uriwe ugaharanira umurage wawe. Maze imyaka 5 ndi kuzenguruka muri ritoro muri kino gihugu, ndimo nkora research. Nasanzemo abantu bageze muri 4. Turi kuri teachable, kwemera kwigishwa. Imana ihamagara abaswa ariko ntikoresha abaswa.
teachable. Umuntu wa mbere nabonye ni abantu batize. Yego, kuba utarize si ikibazo kubera ko Imana yakwigisha, ariko ni ukuba utarize ntiwemere ko n'ibyo utize bihari. Ibyo ngibyo ntago bibaho, ni binashoboka. Kuba utarabyize gusa ntunemere ko ibyo utize bihari ngo wemere kwigishwa. Abo nabo barahari benshi. Umuntu wa kabiri ni umuntu wagiye mu ishuri ariko ageze mahura n'umwarimu mubi, aramuroga, ibyo bita kuroga. Ari mu ishuri afite ibipapuro, afite amadiplome na za lisanse n'ibiki, ariko yahuye n'umwarimu mubi amwigisha nabi, kandi ubu burozi yariye kugira ngo aburuke ntago bishoboka. Aravuga ati ngenda bizi mfite n'impamyabumenyi yabyo, ariko wareba umusaruro wabyo ukawubura, wakumva n'ibyo uvuga ukabibura. Yariye uburozi. Urasabwa kuba teachable. Umuntu wa gatatu ni umuntu wageze mu ishuri ahura n'umwarimu mwiza w'umuhanga, aramwigisha ariko yumva nabi. Agira ate? Neza neza akaza akavuga ibintu hano ukibaza ahantu yabivanye, na Bibiliya afite ntayirebamo, aravuga ibintu atoraguye gusa ukibaza, kandi yahuye n'umwarimu mwiza aramwigisha ariko yumva nabi, ibintu abyumva amacuri. Asifiwe Yesu. Haleluya. Uwa kane ni umuntu wageze mu ishuri ahura n'umwarimu mwiza ariko akibagirwa. Akagira ate? Ahinduka umusibire. Kandi abasibire ku bantu mwize mu ishuri, umusibire murigana, mwarimu yaza kwigisha ngo biriya twarabyize wana, ariko se ko mwabyize wicaye hano umara iki wa musibire we? Kuki uti ngo twarabyize biriya, ngo biriya ngo yabitubwirije, ngo ririya jambo yararitubwiye, ngo reka dusohoke twihagarare hanze. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Abasibire baragatsindwa. Mwibuke ikintu cyarimbuye Abisiraheli, yabahagurukije bahaye igihugu, kubera kwibagirwa irababwira ngo ngikiriye igihugu ndakibanyaze ntago muzakibona. Kubera kwibagirwa irababwira ngo muzapfira mu butayu, ibahanisha gupfira mu butayu. Kwibagirwa ni indwara mbi ikomeye. Tugomba kwemera kuba abantu bigishwa, tukemera kwigishwa, tukaba abantu biteguye, tukaba abantu babizerwa, kugira ngo Imana iduhagurutse idutume. Muhaguruke dusenge twumva abaririmbyi. Abaririmbyi mutambuke muze hano. Haleluya. Ninde natuma? Ninde watugendera? Ninde nakohereza? Ninde nakuzuza umwuka wera mwinshi? Ninde nahereza amafaranga? Ninde nasukira impano? Korari mutambuke muze hano tujye gusenga Imana. Asifiwe Bwana Yesu. Ninde natuma? Haleluya. Bibiliya iratubwira muri Matayo 25 ku murongo wa 6 ngo mu gicuku cya nyuma humvikana urusaku ngo umukwe araje. Mbere yuko iyi mpanda igiye kuvuga ikimenyetso cya nyuma kigiye kubaho, n'ububyutse bugiye gusukwa. Haleluya. 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 Ese ubundi Imana igira amafaranga cyangwa ntayigira? Ngo n'inka z'ibirarashamba ni izayo? Ni izayo. Ifeza n'izahabu ni ibyayo. Birashoboka ko Imana yahindura amateka. Haleluya. Icyamu uyu mugoroba ugatahana isanduku y'Uwiteka mu mutima wawe, cyubahiro cy'Imana ukagitahana. Ngo igeze kwa Bidodomu, muzi byabaye, ubuzima bwahindutse mu buryo bwuzuye. Uwo bari bazi yuko ari bupfe biri burangire. Haleluya. Uwo bari bazi ko byarangiye, ngo intama zitangira kubyara 6, inka zitangira kubyara 8, kubera ko isanduku y'Uwiteka yagize gute? Yahageze. Icyampu uyu mugoroba ugatahana isanduku y'Uwiteka. Umwanya wamaze mu nzu y'Imana hakagira ibintu bihinduka mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Imana irashaka gutuma. Haleluya. Imana irashaka kuzuza imbaraga z'indenga kamere. Imana irashaka guha amavuta mashya. Haleluya. Mundebe hano. Muzi ibihe tugiye kwinjiramo hano imbere. Ngaho reba amasezerano mufite ukuntu angana. Nahoze mvugana na perezida wanyu yarambwira ngo nzaze kubasura. Kuva mwatangira kuririmba, hari n'agaswahili mwaririmbye. Ntako numvishe kuva nagera. Muko mugiye kuririmba, Imana ishimwe. Muze kureba muri agenda z'abantu batangiye ikorari. Harimo amasezerano yo kujyana ubutumwa bwiza mu mahanga. Yesu ashimwe.
muze kuza gusoma muraza kubisangamo, ariko mwarabibitse murabirambika. Dore impamvu mwabibitse: nimufitemo abana barangije kaminuza, ubu se iyi ndirimbo mufite mujya muziba bakazishyira mu Cyongereza no mu Gifaransa? Niba batumira muzaririmba wanika umba Kinyarwanda se? Ngurumva ngo mwabana mwengo ibyo biswayire ngo ibyo bifaransa, ngo urabona mureka abana bakora ikosora, kubera ko ubutumwa bwiza bugiye kubwirizwa amahanga yose. Imana ishaka abantu bakizwa kugira ngo impanda ivuge korari. Murabona uburyo bazegeranyije, zimwe zanarambiwe zagiye. Umugabo yayoboye inzovu murazizi, bigejeje ku mugoroba barazicyura, aravuga ngo mbonye nzicyura irya none. Asifiwe Yesu. Uzazicyure ejo. Haleluya. Ni ugize gute? Ni ufite ibibazo. Uzi kuyobora korari 7 zose zikaririmba, n'umuvuga butumwa wasaze nkanjye nawe akavuga, kugira ngo biroroshye. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Ese hari abiteguye kujya bagurira korari uniforme bitarinze guterateranya n'umukene agenda aterateranya igateramo? Nese ko mukoma amashyi, ndimo ndabaza abantu bafite uwo mutima, iyo wiringi barahari? Yavuga ati njewe ibintu nimujya gukora ivuga butumwa, kuko njewe naba bayereka mbabwiza ukuri. Urumva simvugira mivumbi kumuvumba. Urebye amavuta mufite n'ibyuma mufite, mwari mwabona umuntu ufata inyundo ya kilo 100 akayicisha umubu? Uba ya mavuta nayo kuzana? Ni mumbwiza ukuri namwe mumbwire. Yesu ashimwe. Mugerageze mushaka uburyo muhindura ibintu, muhindura ivuga butumwa. Haleluya. Nta baganga mufite mano bize ubuganga? None se umwateguye ivuga butumwa neza, abize ubuganga nta mubo mufite bajya Dubai bacuruza bakagura imiti bagaha abaganga, tukajya mu ivuga butumwa tukabanza kuvura abantu? Yego. Nta bantu bafite amafaranga tukabanza tugatanga ivuga butumwa ry'umunwa gusa ryararangiye. Murase ngo ni murebe mu rusengero ntibari buzuye bariheze. Ubu iyo mubabwira ko mubakubitaho ka mituweli nimugoroba bose babicaye ahangaha. Asifiwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, uko muri kubona ubu ngubu iyi minsi turimo ni igihe cy'amakorari n'abavuga butumwa n'abashumba kongera kuvugururwa, kuko nibo bagiye kujyana ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu muragera mu nsengero musanga amakorari menshi. Naho zimbwira uwo twicaranye ngo Imana ivuga akavumu ngo igiye kuzana abantu benshi, nubwo mwategereje ko izabazana mu buryo bwanyu. Ubuse nago bahari nabo, hanyuma uwabivuze yaravangiwe nabo, n'abandi baracyaza mu buryo bw'Imana. Asifiwe Yesu. Ibirimo imibandi imirakora imiragira ngo mwibuke amasezerano, mwibuke ko impanda igiye kuvuga, mwibuke ko mugomba kujyana ubutumwa bwiza. Ninde naha miliyari akajya agenda akajya ku isoko akaza yikoreye kwa stere 5 akaziterekamo hano? Ninde naha amafaranga akajya agenda akavuga ati njewe ikintu cyitwa matike y'indege aho bazabatumira hose nditeguye kujya nishura indege izagenda igaparika mukavuga ubutumwa igihe cyo gutaha ikongera ikabagarura? Ninde natuma? Ninde watugendera? Imana irashaka gukora ibintu birenze ubwenge n'ibitekerezo byayo. Mwebwe mwataye umutwe ngo amakorari aricaye, ni mwicare mwige muhindura uburyo, mutangire muririmba indirimbo z'amahanga, muririmba igifaransa, muririmba icyongereza, muririmba igiswahili, muririmba igishinwa, mushaka ababizi, musenga Imana izana abantu bazi izo ndimi baze muri mwebwe hagati. Asifiwe Yesu. Haleluya. 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 Se hari abantu biteguye ko Imana yabatuma mukajya kuruhura indushyi zirushye, abantu bishwe n'inzara, abantu bambaye ubusa, hari abantu biteguye kujya kubambika? Murahari? Ninde natuma? Ninde watugendera? Ninde naha imbaraga? Ninde nakoresha muri bino bihe byanyuma? Asifiwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Reka duherane mu baririmbyi. Ni bande bashaka Imana ibaha amafaranga
yayasezeranije hanyuma bakajya gukorera Imana. Abantu bafite gahunda kambabwire mumanura ibiganza mu nyumve neza. Yesu ashimwe. Ntago amafaranga Imana ishaka guhara y'ibiryo n'abana bawe, icyakora n'uyabona nabo bazarya. Witeguye kwakira aya mafaranga ukaba nta mpamvu ukaba urava iremo. Asifiwe Yesu. Mu iteraniro hari abantu bayakeneye. None se abiragira abavuga butumwa ikabuza umwuka mwinshi no guhanura cyane ni bande? Nimwumve ikinyejana tugezemo. Petero na Yakobo bageze ku irembo ryiza bahasanze ikirema. Murabyibutse? Barakibwira ngo mudutumbire. Kirabare batabagabo bambaye amakote bafite inote baraduha. Arangira bati ndeba cyane. Tifeza n'izabu ntabyo mfite. Icyo mfite ndakigwa mu izina rya Yesu. Reka mbabaza. Buretse kuvuga haleluya. Urashaka kujya mu migina ukabwiriza indayi ikava mu buraya, yamara kuvayo ukayibwira ngo ntacyo mfite. Ubutumwa tugezemo n'ubwo kuvuga ngo ifeza n'izabu ntacyo, cyangwa ikuzuza umwuka wera iguhe n'amafaranga umuremere. Jambo ry'Imana mu Migani 18:21 aravanga ururimi rurica kandi rurakiza, ngo ariko abarukunda bazatungwa n'ibyo ruzana. Tugiye guhanura amafaranga afite amatwi arumva. Urashaka umwuka wera, Imana imutangira ku buntu. Urashaka amafaranga ni ihame. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Asifiwe Yesu. Haleluya. Urashaka inzu, tanga inzu. Urashaka imodoka, tanga imodoka. Asifiwe Bwana Yesu. Hari abantu benshi bibye Imana barya icyacu barya amaturo, ariko Imana yabeje ntimugire ubwoba. Nahoze nganira na mwarimu hano amubaza ngo kubera iki wari ugiye guhagarika umuntu uzaza kwigisha ibijyanye no kugaruka kwa Yesu kino cyumweru. Mwabyumvisha bivuga ngo tubyimurire ibindi. Arambwira ngo mu kibo nta kintu kirimo. Niba ushaka amafaranga, tanga amafaranga. Mushyire ikibo hano gusabira amafaranga. Ni ihame. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Shyigikira iryo yavanyeho visa kuko natwe tugiye gukomera ku buryo bazajya bifuza kuza ahangaha muri aka kantu mureba kameze nka wa mugore w'uruteje. Aka ku buryo ahuza baturiya yavuye hehe twagera iwanyu gute, kuko iby'Imana yavuze ku iki gihugu igiye kubisohoza. Ibi mubona amakorari yuzuye, Imana irimo irabatyaza. Mugene mushaka abana bize hagati muri mwebwe, mwibatinya mubaterateranyiriza amafaranga bicare muri ofisi, indirimbo bazishyire mu ndimi z'amahanga. Nese muzaririmba wanikaho. Icyakora hari abagiye kuzura umwuka wera, nimugera kuri tere muhite muririmba. Bizasaba nabwo kuba mufite abanyamasengesho basenga cyane, kugira ngo bahuze imbaraga z'ijuru n'isi. Uvuga ururimi ntaho warwize. Hari abazavuga igishinwa, hari abazavuga icyongereza, kandi ndabona hano bajya barota bavuga ibyo birimi. Ndimo ndabareba ahangaha. Asifiwe Yesu. Ibyari inzozi bigiye guhinduka impamo. Haleluya. 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 Muhaguruka tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana twumva indirimbo z'abaririmbyi. Tangira ureme n'icyo ushaka kiba mu rugo rwawe, n'icyo ushaka kiba ku buzima bwawe, n'icyo ukeneye. Asifiwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Icyo ukeneye ugiye kucyakira muri uyu mugoroba. Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu. Muririmbira Uwiteka, muririmbira Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu. Ikiganza cye cy'iburyo, ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza kurwa. Muririmbira Uwiteka twese, muririmbira Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora
aza mu gihugu, ikiganza cye cy'iburyo, ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza abo ku mpera z'isi bose, abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, bati koko u Rwanda rufite. Abo ku mpera z'isi, abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, bati koko u Rwanda rufite. Banyarwanda mwese muhaguruke turirimbe. Banyarwanda mwese muhaguruke turirimbe. Sawa sawa. Dore Uwiteka aje kutumara agahinda, aje kutumara agahinda, adukureho ibyaha. Yemwe misozi mwese namwe bibaya. Banyarwanda mwese muhaguruke turirimbe. Banyarwanda mwese muhaguruke turirimbe. Dore Uwiteka aje kutumara agahinda, aje kutumara agahinda, adukuyeho ibyaha. Yemwe misozi, yemwe misozi mwese namwe biba. Yibutse imbabazi ze, yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'Urwanda. Yibutse imbabazi ze, yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'Urwanda. Abo ku mpera z'isi, abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, bati koko u Rwanda rufite. Bati koko, bati koko u Rwanda rufite. Bati koko, bati koko u Rwanda rufite. Bati koko, bati koko, bati koko u Rwanda rufite. Abo ku mpera z'isi bose, abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, bati koko u Rwanda rufite Imana. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusenga. Asifiwe Yesu. Pasiteri witwa Yunguco ni umupasiteri wo muri Korea y'Amajyepfo. Yari afite abanyamasengesho bari mu cyumba basengera igare, barimo basengera intebe yo kwicaraho. Asifiwe Yesu. Haleluya. Amen. Hanyuma umukecuru aramubwira ati pasiteri waretse kutugora, dufite ibiceri, reka tugutwerere ujye gushaka iyo ntebe n'ameza hanyuma n'iryo gare. Aravuga ngo ariko ubundi ko nahamagawe ngiye nyine kubera iki naruje bano bakecuru. Aragenda yiherana n'Imana, iramubwira ngo ubundi watinda gukora iki.
iramubwira ngo ku cyumweru uzasubire ubabwire ko nabiguhaye. Aragenda ageze imbere y'iteraniro aravuga ati rya gare naribonye, intebe nayibonye, n'ameza nayabonye. Hari abantu b'inyaryenge b'abasore hashize iminsi bajya gusura pasiteri, baramubaza ngo twereke rya gare, twereke ya ntebe, turabizi muravuga cyane. Arababwira ngo umwana w'ukwezi mu nda ntabwo aba ari umwana. Arababwira ngo umwana w'amezi 2 aba ari umwana, uwatatu aba ari umwana, uwana aba ari umwana, uwatanu aba ari umwana. Arababwira ngo ndabitwite kandi ngiye kubibyara. Ahamije Imana iramanuka iramubwira ngo pasiteri, nabonye guhamya kwawe. Iramubaza ngo ubundi igare ushaka ni iryo mu Bushinwa, ni iryo muri Korea, ni iryo muri Amerika? Arayibwira ngo ndashaka igare ryo muri Amerika rya Vitence ryihuta. Intebe ushaka ni plastike, ni muvura, ni ribuyu, ni intebe ushaka imeze ite? Avuga igita ashaka. Akimara kubivuga, Imana ihagurutsa ababizana. Asifiwe Yesu. Yapfuye ari umupasiteri ufite itorero rifite ibihumbi n'ibihumbi by'abantu, ari umukire ufite amamiliyari n'amamiliyari kubera kwizera Imana. Yesu ashimwe. Ndashaka kubabaza abakobwa barimo hano, umugabo ushaka ni igikara, ni muremure, ni umunyamerika, ni igicumba, ni ikimuga, ni icyo urimo urashaka? Tega amatwi wumve neza, muratugora. Kobwa ageza muri ofisi ya pasiteri ngo maze imyaka 10 nsengera umugabo naramubuze. Umubura gute ko Imana isubiza? Urashaka muremure, umugufiya, ibogare, ufite ibituza nk'ibi, ukennye, uvuka mu muryango baraguza, uvuka ahantu baterekera, ushaka umugabo umeze gute? Usaba umunyu, n'umugabo umeze gute ushaka? Ndashaka kubaza abandi bashaka amafaranga. Urashaka mu mayero, mu madolari, mu marifre sterling, ni hehe uyashaka? Asifiwe Yesu. Ese urasohoka hano ubyizeye ubyatura, cyangwa uratavuga ngo reka data ngo igihe basengeye? Ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura ibihe. Haleluya, haleluya. Ugomba kumenya umugabo ushaka uwo ari we, ukamusobanura. Utazashaka umuntu uvuka ahantu baraguza ukazajya wirirwa urwana n'inzoka mu rugo. Bwira Imana ngo nshaka umwana uvuka ahantu hasobanutse, wize neza, muremure, uteye gutya, mu kabati barimo. Uzapfe kumpa Mana, uzapfe uzamwemera, uzapfe kumpa Mana. Urashaka miliyari y'idolari, ni y'amanyarwanda. Ndagira ngo usobanuke icyo ushaka, menye ikintu ugiye gusengera. Sobanuka ikintu urimo urashaka. Asifiwe Yesu. Urashaka kuzura umwuka wera ufinina, urashaka kuzura imbaraga zivuga ibintu bigahita biba. Amavuta ushaka na ya Samweli warundi umukiye mu buhanuzi. Urashaka imbaraga zari muri Dawidi. Haleluya. Urashaka ubwenge bwari muri Salomo. Ntacyo bwakumarira none. Saba ubukubye inkubwe. Eliya yasabye, Elisa yasabye imigabane 2 ku mwuka wari muri Eliya. Ubuse murabona ahantu isi igeze ukeneye imigabane 2. Saba 10 cyangwa 20. Ngwibasha gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo. Wamaze kumenya icyo ugiye gusaba? Ndagira ngo abantu muve mu bunebwe dusenge. Urashaka ibyuma bimeze bite? Bya nyakatsi. It's 18 hours. Aha. Asifiwe Yesu. Wowe atura, mwatura ibyiringiro byanyu mutanyeganyega, kuko isezeranya ariyo kwizera. Asifiwe Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuremesha ibintu muri uyu mugoroba. Yes. Kandi ni ibyacu twebwe abahari. Dore hano Rwamagana. Asifiwe Yesu. Nigishije kwizera umukecuru wari ufite inyonjo, ahita ataha ngo yakize, turamusengera ntiyavaho. Ku cyumweru asaba gushima ati inyonjo yakize. Baramuseka batareka ibi n'ibiki arimo aravuga ibiki. Ku kindi asaba gushima, ku kindi arashima. Hategurwa igiterane asaba gushima. Wambabariye basi ubura amafaranga, ubure n'umwuka wera, ubure no kwizera. Subwo niki waba ufite? Kwizera bitagusaba ibintu, bitagusaba amashuri. Rebera mu kwizera utobora ikirere. Imana idasanzwe, haleluya,
muri bino bihe bidasanzwe iguhindura udasanzwe. Imana idasanzwe muri bino bihe bidasanzwe ibahindura abadasanzwe. Imana idasanzwe muri bino bihe bidasanzwe ibahindura abadasanzwe. Wamaze kumenya tugiye gusengera? Wakimenye wamumenye uwo muntu uri gushaka? Inzu ushaka ni nyakatsi n'igihe wategerereje. Sobanura icyifuzo ukidetaye. Niyubakishije ibiti, ni amadafari y'ibyondo, ni rukarakara. Sobanura icyo ushaka imbere y'Imana, ucyature. Ibyiringiro bya bitanyeganyezwa, ibisezeranya niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Urashaka igihugu kimeze gute? Urashaka igihugu gisa gute? Urashaka abayobozi bameze gute? Byature. Zamura ibiganza dusenga Imana. Tugiye gusengera ibyo wizeye. Uwo mugabo wamaze kumwumva neza, uramushushanya, wamaze kumushyira muri gahunda. Ni amadolari, ni amagande, ni amashinwa, ni amayero. Urashaka guhagurukira mu mamiliyari. Niyo ushaka guhagurukira, zamura ibiganza dusenga Imana. Imbaraga ushaka ni izikubye inkubwe 10 zari muri Eliya, izari muri Elisa. Urashaka gukorana n'Imana, bigera gute? Bigarukira he? Imana nyiri igihugu, tujya mu cyo mu ijuru. Imana nyiri torero, umuremyi w'amahanga, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana itagira ikintu kinanira. Imana ifite ubutunzi mu biganza byayo. Imana ifite imbaraga. Imana ishobora byose. Imana igira neza. Turasenze muri uyu mugoroba. Turasenze. Muri uyu mugoroba turasenze. Turavuze ngo uri hejuru y'amajuru yose. Uri hejuru y'imbaraga zose. Uri hejuru y'ubwenge bwose. Uri hejuru y'ibyitwa Imana byose. Uri hejuru y'ibigirwamana byose. Uri hejuru ya za nyabingi. Uri hejuru y'abarozi. Uri hejuru y'imyaku. Uri hejuru y'imikoshi. Twimure Mana idasanzwe muri bino bihe bidasanzwe. Hindura ababaririmbyi abadasanzwe, hindura itorero abadasanzwe, hindura abashumba abadasanzwe, uduhindura abadasanzwe mu miririmbire yacu, mu mikorere yacu, haboneka impinduka. Mana turasenze, cucumura imbaraga, imbaraga zimira izindi, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zitegeka, imbaraga zo kwizera, imbaraga zihindura, imbaraga zikora ibikomeye. Turasenze abakeneye amadolari mu mamiliyoni yabahe, abakeneye amadolari mu bihumbi yabahe, abakeneye amadolari mu matiliyoni yabahe, abayakeneye amarero uyabahe, abakeneye amazu uko bayavuze, abakeneye abagabo uko babavuze, abakeneye akazi. Uri Imana idatanga promosiyo, ahubwo uraterura. Wateruye Mose mu rufunzo umujyana kuba umwana w'umukobwa wa Farawo. Uri Imana igiterura intamenyekana, ukazicaza ahantu ababyeyi, ahantu abayobozi. Terura, 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 terura. Wateruye Dawidi umuvana mu butamatama, umushingira umukobwa w'ibwami, uramuterura umugira generale w'ingabo, asimbuka gaporare, asimbuka serija, asimbuka majoro, umugira umugaba w'ikirenga. Ujye uterura, nta gutanga promosiyo nk'uko abantu bazitanga. Uri Imana iterura. Ndaterura iyi korari, ndayiterura mu biganza byawe Yesu. Nibaririmbire mu zindi mbaraga, nibakorere mu bundi butware, nibakorere mu bundi bushobozi. Bagihaguruka bakiririmba ibirema biti imbago, bakiririmba ibirema bijugunya imbago, bakiririmba za sida zikire, bakiririmba za kanseri, za presiyo, agahinda gakabije bijya bitumuka mu mitima y'abantu. Ndabasengeye batanze ubutunzi bwabo, n'ubu baracyatanga ubundi. Ndasenze abagize ishaka mu mitima yabo. Kingura ijuru,
ndakingura ijuru muri uyu mugoroba. Ifeza n'izahabu ni ibyawe. Umwuka wera wamutanze utamugeze, waramusutse. Cucumura, 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 cucumura. Manura imbaraga zo kwizera. Umva uyu mukobwa uburyo asobanura umugabo ashaka. Umva uyu musore uburyo asobanura umukobwa ashaka. Umva uyu mugabo uburyo asobanura business ashaka gukora. Mwumve Mana, tega amatwi wumve. Umva abaririmbyi icyifuzo bafite, intambwe bashaka gukoreraho, urwego bashaka kugeraho. Umva icyifuzo cy'iri torero ryatwakiriye, cyumve papa. Umva abasore b'abacuranzi, umva aho bashaka kugera. Hari ibyo bari kukubwira mu mitima, hari ahantu bashaka kuva naho bashaka kugera. Barashaka kubera itorero umugisha, bakabera igihugu umugisha. Bumve Mana, ongera wumve, ongera wumve. Aba babyeyi bashaka kujya kurangura mu Bushinwa, bandi bakajya mu Bwongereza, bandi bakajya mu Butaliyani. Umva ibyo byifuzo, bitegera amatwi. Bari barwaye muri uyu mugoroba, izi ndwara turazisezereye, tuzishyizeho iherezo, turazicecekesheje byiteka ryose. Umva uyu mushomeri Mana, umva uyu muntu uri mu kazi byacanze. Ntago ujya utanga promosiyo nk'uko abantu bazitanga. Ujya uterura, muterure, muterure, umutereka ahantu abamwitegereza bose bavuge ngo ni urutoki rw'Uwiteka rubikoze. Dusengeye abarimo badukurikira, aba baciye bugufi bakibuka, bagatekereza neza icyo bagukeneyeho, bakakivuga mu mazina. Mu kabati kawe ufitemo abagabo beza, tugukomeye amashyi menshi. Ababyeyi bakuvugirije impundu. Amen, amen. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Taimba sifa zako, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele